Yezu akuzwe. Umukristu Gatolika aho uherereye hose, aho uri hose, wowe ugize amahirwe ukaba ugize n'umugisha wo gufungura iki kiganiro, uyu mwanya ndagira ngo uwuntize maze wongere ufate akanya utuje, wumve uburyohe bw'aya masengesho yihariye, wenda utari uzi cyangwa wari uzi ariko utazi neza. Uyu ni umwanya mwiza wo kuyamenya kuko yagufasha kwitagatifuza ndetse no gusenga neza. Ni amasengesho atandukanye kandi arimo inyungu mu bukristu bwacu. Isengesho rya mbere ngiye guheraho ni isengesho ryo gusabira abasaseredoti mucyo tubane. Isengesho ryo gusabira abasaseredoti. Nyagasani Yezu Kristu, umusaseredoti mukuru w'iteka, wowe wituyeho igitambo Imana Data ku musaraba, maze ku bwa Roho Mutagatifu uha imbaga yawe ya gisaseredoti kugira uruhare kuri icyo gitambo cyaducunguye. Umva isengesho ryacu maze utagatifuze abasaseredoti bawe. Fasha abatorewe umurimo w'ubusaseredoti nyobozi kurushaho gusa nawe, mwigisha waturutse mu ijuru. Bahe kogeza ivanjiri barangwa n'umutima ukeye n'ubushobozi. Babe abashumba bahuje n'umutima wawe. Batangire ubutumwa bwawe n'ubwa Kiliziya batanga urugero rw'ubuzima butagatifu buciye bugufi mu byishimo. Ku buvugizi bw'umubyeyi Bikira Mariya, umubyeyi wawe n'uwacu, abasaseredoti bawe n'imbaga baragijwe bazagere mu buzima bw'ihirwe ry'iteka, aho uganje n'Imana Data na Roho Mutagatifu, mukaba Imana imwe iteka ryose. Amena. Isengesho rya kabiri tugiye kurebera hamwe ni isengesho ryo gusaba amahoro. Nyagasani, gira umugabuzi w'amahoro yawe, ahari urwango mashyire urukundo, ahari ubushyamirane mashyire kubabarirana, ahari amacakubiri bashyire ubumwe, ahari ukuyoba mashyire ukuri, ahari ugushidikanya mashyire ukwemera, ahari ukwiheba mashyire ukwizera, ahari icuraburindi mashyire urumuri, ahari agahinda mashyire ibyishimo. Nyagasani, aho gushaka guhozwa njye mpoza abandi, aho kwikundisha njye nkunda abandi, kuko utanga ari uhabwa, uwiyibagirwa niwe uronka, ubabarira niwe ubabarirwa, uhara amagara ye niwe uzokera kuba y'iteka ryose. Amena. Isengesho rya gatatu tugiye kurebera hamwe ni isengesho rivugwa n'umusaseredoti igihe atanga imbabazi z'Imana. Imana Data Nyirimpuhwe, ibigirishije urupfu n'izuka by'umwana wayo, yiyujuje n'isi, yohereza Roho Mutagatifu gukiza ibyaha. Nawe nikugirira imbabazi, iguha amahoro, ibikoresheje umurimo mutagatifu wa Kiliziya. Nanjye rero mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, ngukijije ibyaha byawe. Amena. Reka duhugurane kuri izi ngingo zikomeye kandi dukwiye kumenya. Imihango y'amasakaramentu y'abagarukiramana ni imihango ikomeye cyane mu bukristu bwacu, by'umwihariko ku mukristu Gatolika. Dore ko iyo mihango ishobora gukurikirana ku munsi w'abagarukiramana. Umuhango wa mbere wari ukwakira abavuye mu yandi madini, ugakurikirwa no gukomorera abasanzwe ari abakatolike n'abandi bari barahawe amasakaramentu amwe n'amwe bakajya mu yandi madini. Hanyuma ibyo byarangira hakurikiraho batisimu y'abakuze n'abato. Gusa icyitonderwa hano,
ibi bishobora gutandukana. Ugukomezwa niko gukurikira abamaze kubatizwa n'abakomorewe. Abamaze kubatizwa n'abakomorewe bari batarakomezwa kandi barabiteguye, hakurikiraho gushyingirwa, byarangira hakurikiraho Ukarisitiya. Bibaye byiza abagiye guhabwa Ukarisitiya bwa mbere basubira mu masezerano yabo, hanyuma igihe cyo guhazwa akaba ari bwo baza imbere. Uyu ni umuhango ukorerwa abashobora kuba bagiye kugarukira Imana. Hanyuma rero reka turebere hamwe umuhango wo kwakira abavuye mu yandi madini muri Kiliziya Gatolika. Uyu ni umuhango ukorwa nyuma y'inyigisho umusaserdoti ahamagara abateguriwe kwakira baherekejwe n'abishingizi babo bakigira imbere, hanyuma umwishingizi afata ku rutugu rw'uwakirwa, nuko umusaserdoti akamubwira muri aya magambo cyangwa andi asa nayo. Dore amagambo umusaserdoti avuga: bavandimwe, sinshidikanya ko mbere yo kuza hano uyu munsi mu ikoraniro rya Kiliziya Gatolika mwabanje kubitekerezaho bihagije cyane. Mumurikiwe na Roho Mutagatifu, cyo cyatumye ku bwende bwanyu musaba kwakirwa mu bumwe bwuzuye bwa Kiliziya Gatolika. None rero mushyigikiwe n'ababishingizi banyu, mugiye kwamamaza ukwemera kwacu imbere y'iri koraniro. Uko kwemera niko kuri butume musangira natwe bwa mbere Ukarisitiya ntagatifu, ifunguro rigaragaza ubumwe bwa Kiliziya. Maze ubwo umusaserdoti akabasaba kuvuga indangakwemera cyangwa akabibafashamo muri ubu buryo. Umusaserdoti aragira ati: ngaho rero imbere y'ikoraniro ry'abakristu nimwamamaza ukwemera mwifitemo, mwemera Imana imwe Data ushobora byose, waremye ijuru n'isi, iboneka n'ibitaboneka. Hanyuma umugarukiramana agasubiza ati: turamwemera. Umusaserdoti akongera ati: mwemera Nyagasani umwe, Yezu Kristu umwana w'ikinege w'Imana, mwemera ko ari Imana ikomoka ku Mana, urumuri rukomoka ku rumuri, Imana nyakuri ikomoka ku Mana nyakuri. Bagasubiza bati: turamwemera. Umusaserdoti akongera ati: mwemera ko Yezu Kristu yabyawe ataremwe, ko asangiye kamere na se, ko ari we byose bikesha kubaho, kandi cyatumye amanuka mu ijuru ari twe abantu kugira ngo dukire. Bagasubiza bati: turabyemera. Umusaserdoti akongera ati: mwemera ko Yezu Kristu yasamwe ku bwa Roho Mutagatifu akabyarwa na Bikira Mariya, nuko akaba muntu. Bagasubiza bati: turabyemera. Akongera akababaza ati: mwemera ko yabambwe ku musaraba ari twe agirira, akababara agapfa maze agahambwa, nuko ku munsi wa gatatu akazuka akajya mu ijuru, ubu akaba yicaye iburyo bw'Imana Data. Bagasubiza bati: turabyemera. Umusaserdoti akongera akabaza ati: mwemera kandi ko azazukana ikuzo gucira urubanza abazima n'abapfuye, kandi ingoma ye ikazahoraho iteka? Bagasubiza bati: turabyemera. Akongera ati: mwemera ko Roho Mutagatifu Nyagasani utanga ubugingo, uturuka ku Mana Data na Mwana, usengwa agasingizwa hamwe n'Imana Data na Mwana, akaba ari we wabwirije abahanuzi ibyo bavuze? Bati: turamwemera. Akongera akabaza ati: mwemera ko Kiliziya imwe ntagatifu Gatolika kandi ishingiye ku ntumwa, murayemera? Bati: turayemera rwose. Akongera ati: mwemera ko batisimu ari imwe ikiza abantu ibyaha, nuko dutegereje izuka y'abapfuye n'ubugingo bwo mu gihe kizaza? Bati: turabyemera.
Ibyo birangiye, umusaseridoti abaramburiraho ibiganza avuga aya magambo: bavandimwe, Nyagasani abakiriye muri Kiliziya Gatolika, tumushimiye ko yabagejeje hano kugira ngo mumushikireho, kugira ngo mumushyikare, kugira ngo mumushyikirane, kugira ngo kabasubiremo neza. Umusaseridoti akababwira ati: Nyagasani abakiriye muri Kiliziya Gatolika, tumushimiye ko yabagejeje hano kugira ngo mu mushyikirano wa Roho Mutagatifu musangire natwe byuzuye ukwemera mumaze kwamamaza mu ikoraniro ry'abakirisitu. Bagasubiza bati: dushimiye Imana. Ibyo byarangira bagapfukama, umusaseridoti akabaramburiraho ibiganza n'isengesho ryo kubasabira ashobora kwifashisha rimwe mu masengesho aboneka mu gitabo cya Miseri, paje ya 997. ubwo hazi mwasoma. Hanyuma iyo arangije, umusaseridoti aravuga ati: Imana ishobora byose ugahora yiteka, wowe ukoranyiriza hamwe ibyari bitatanye, gira ibambe werekeza amaso ku bushyo bw'umwana wawe, kugira ngo abatagatifujwe bose na batisimu imwe bahurire ku kwemera kutageruye, kandi bungwe n'ivanjiri yigisha urukundo rwa kivandimwe ku bwa Yezu Kristu umwana wawe n'umwami wacu, Imana mubana mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bisimburana iteka. Bagasubiza bati: amen. Iyo mihango iyo irangiye, umusaseridoti asaba ikoraniro ryose kubahiriza asaba ikoraniro kubakiriza amashyi n'impundu, byarangira bagasubira mu myanya yabo. Nguko uko umuhango wo kwakira abavuye mu yandi madini muri Kiliziya ukorwa. Urumva ko ari ibintu byiza cyane kandi Nyagasani yishimira binyuze mu mucyo. Hanyuma reka nsoreze hano. Mu kiganiro gikurikira, niba mwafashijwe mukabona ko ibi bintu mwari mubikeneye, tuzakomeza mbabwira ku yindi ngingo igira iti: gukomorera amasakaramentu abasanzwe ari abakatolika n'abandi bari barayahawe, ubwo n'abari barayafungiwe ariko babashaka gukomorerwa. Nyagasani abaha umugisha kandi ndabakunda. Imana iduhana umugisha. Murakarama.